Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Nongeye kubaha ikaze kandi mbasuhuza mwashyize urushinge rwa radiyo zanyu ku 104.3 FM Ijwi ry'Amerika. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Feko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro mukurikira buri gihe mu masaha nk'aya, gihagarariwe na Roger Nigena, Mizero Crispé akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Nge mugiye kubana mbagezaho iki kiganiro nitwa Ishimwe Honore. Iyo umuntu avutse usanga afite umuryango ugizwe n'ababyeyi, abavandimwe be cyangwa abavandimwe b'ababyeyi be ndetse n'abandi bantu bafitanye isano. Bituma bose hamwe bitwa umuryango. Bijya bibaho mu muryango ko havuka intonganya hagati y'ingimbi cyangwa se abangavu n'ababyeyi kubera kutumvikana ku byemezo byafashwe. Ahanini ugasanga hari aho biterwa n'uko hari abana baba bashaka kwigenga, mu gihe hari ababyeyi nabo usanga batamenya ko abana babo bageze mu kigero cyo kuba bakwifatira ibyemezo bimwe na bimwe. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, uyu munsi tugiye kuganira ku makimbirane hagati y'abana, abangavu n'ingimbi bari hagati y'imyaka 18 kugeza kuri 25 n'ababyeyi mu gufata ibyemezo. Reka iki kiganiro tugitangirire ku bitekerezo by'urubyiruko twaganiriye. Ababyeyi babyara abana bakabatoza umuco n'ikinyabupfura, bakura bamaze kubabonera ibisabwa nk'ababyeyi, bagategereza ko bazagira imiryango yabo. Ese kuba hari ababyeyi bakanira abana babo bikwiye kuba isoko y'amakimbirane mu muryango? Tubyumve mu nkuru twateguriwe na David Hitimana Irurindo. Nyine baba uburenganzira bwawe babwisha icyo cyambere. Urumva kujya wigeze bakugora cyane. Kuko niba wategukaniye kujya hanze ngo ibintu byose uko byifashe, kwa kuzima bwawe birakorohera. Nkuko wajyanze ukabona ahandi barakora, ukabona kandi ubona mu rugo yicaye akavuga ati ndigenda nicaye mu rugo mari. Hajyanye akora akazi kose nyine gutiga nyine nta kintu ngo yakindi. Bigira ingaruka zo kudatekereza neza kubera kuba utaganira n'abandi bana nyine kubera uvuga ati ababyeyi ngiye byagaragara nabi. Ikindi bituma uhora ufite ubwoba kuko ntiwajya kuganira n'abandi kuko uvuga ati iwacu noneho bamerera nabi. Ikindi nta n'iterambere kuko uhora nyine ugendera ku byo ababyeyi bakubwiye, ntubone umwanya wo kuba wakwitekerezaho kuko ikitekereje cyose tuvuga ati ababyeyi noneho banyica. Ingaruka zihari kuba ngo ngiye ku bwanjye ko wabyigwira umubyeyi, kuba nabwira umubyeyi wanjye ngo ngiye kubera ko afite abana tuvukana nyine agati ni 5 ngendo wa mbere, siko none kuba yambwira ngo nguma ahangaha ndi mu bwate nshaka inkweto ya vene, kambwa ati ni umufuka w'umukiri kugenda ukandagira mu nzira akanga kuyigura, kumva ntabwo yakagoye gutuma nguma aho ngaho musinge gushaka nanjye ndi uko nakwiteza imbere wenda. Ingaruka za mbere abantu abakenshi ugiye kuvuga ko ugiye kuva mu rugo ntago abantu bamuziranya benshi n'abantu ndetse baranagusuzuga henshi iri mu rugo cyane. Iyo bagukaniye nk'uko nguko ugomba kubabwira uburyo atari byiza, kandi none nk'umuntu ufite nk'abana 5 ntago nk'ukubura nk'umuntu w'umusore ukiri mu rugo iwanyu ntago ari byiza, ahubwo kugira ngo uborohereze n'abandi basigaye babashe kuzamuka. Ku ruhande rwanjye ntago byatuma bafata ibyemezo bikwiye kuko burya iyo umubyeyi akuretse nanone ushobora kujya mu bigare bibi bikaba byatuma nyine ufata imyanzuro itariyo. Akenshi na kenshi ntago biba bikwiye kubera ko igitsina cy'umubyeyi n'umuntu uri priority wigenga ntago biba bikwiye. Ikiza nuko ibyemezo wafata uri wenyine ntago ari ibyemezo ufata uri kumwe nabyo, kuko ababyeyi bashobora kuvuga ati ntago ari byiza byo, ariko iyo wafashe uri wenyine uhita ubikora direct.
nka buriya ababyeyi iyo bakuyobora kenshi iyo uyobye barakugarura bakakubwira ati izo nzira uri gucamo ntago zikwiye, ariko iyo wigenga ntawakuvuga nyine ibyo wakora byose ntawe uba kwitayeho, ntawe uba kureba wakora ibibi cyangwa ibyiza, nyine uba wigenga. ntabwo wafata ibyemezo bikwiye. Ikintu cya mbere akabarane kaboneke ni nyina w'umuntu, ariko buriya cyaba cyiza ni uko umuntu yajya yumvira ababyeyi akumva inama zabo. barakoze cyane aba bangavu n'ingimbi badusangije ibitekerezo byabo. Muri studio ndi kumwe na Christelle Wikeza, abamuhaye ikaze ngo atugezeho ibitekerezo bimaze kumugeraho. Abakunzi bacu batiki Christelle, ndabasuje namwe mukomeje kudukurikira mu kiganiro ejo. Ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kudusangiza kuri insanganyamatsiko ya none ivuga ku makimbirane y'abashakanye mu muryango aganisha ku rupfu. Aho twibazaga tutese mubona hakorwa iki ngo amakimbirane mu muryango aganisha ku rupfu ashire. Reka duhere kuri Ndacyayisenga John uherereye mu karere ka Rwamagana, aho yagize ati hakorwa ubukangurambaga mu miryango bakabigisha kwirinda amakimbirane aganisha ku ihohoterwa hagati yabo. Naho Fred aravuga ko hakorwa ubukangurambaga buhoraho kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'akagari. Kambanda uherereye mu karere ka Karongi ati turabakunda cyane mu kiganiro ejo. Naho Gasasira Theogene uherereye Kanombe yagize ati igitera ubwicanyi mu miryango ni ukubura urukundo hagati yabo. Ati cyakorwa rero ni uko imiryango yajya igerageza kuganira, byaba na ngombwa bakibukiranya icyabahuje. Umuryango uba ufite amateka rero, umwe muri bo abonye mugenzi we yarahindutse ni ukumwegera bakaganira. Nawe niyo kwizerwa Jean uri i Kigali ati cyakorwa mu kurwanya amakimbirane aganisha ku rupfu ni uko ibitangazamakuru bya leta n'ibyigenga bikwiye gucishaho inyigisho n'amakinamico aganishe kubaka ubumwe bw'umuryango, ndetse hagakomezwa no kwifashishwa inama zibera ku midugudu n'utugari. Dukomeza Uzambazimana Samson uherereye mu karere ka Nyarugenge ati cyakorwa nuko abashakanye bakwiga kubana neza mu mahoro. Ubu nibwo butumwa maze kwakira kuri insanganyamatsiko, ariko namwe mukomeje kudukurikira ibitekerezo byanyu bihawe ikaze. Mugenzi wanjye yasubirana ijambo. urakoze Christelle, namwe muduteze amatwi mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu. Ese ni ubuhe buryo bwiza bwo kwirinda amakimbirane hagati y'ababyeyi n'ingimbi n'abangavu? Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Amakimbirane mu muryango akenshi akunze kuba ashingiye ku mutungo, uburere hagati y'abana n'ababyeyi, ndetse n'ayandi abashingiye ku mateka umuntu yagiye anyuramo, hamwe no kutaganira ku bashakanye n'ibindi byiyongeramo nk'ubukene. Kutumvikana hagati y'abangavu n'ingimbi ni bimwe mu biri guteza amakimbirane bishingiye ku gufata ibyemezo. Urugero, Nayinkamiye Rachel ufite imyaka 18 wo mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda ubayeho nabi nyuma yo kwirukanwa na nyina umubyara mu rugo. Mugenzi wacu Noel Imanishimwe yasuye umwangavu aganira n'umubyeyi we ndetse n'abaturanyi. Ndarenganwa cyane kuryo nageze naho kuregera abayobozi. Aho uyu mukobwa w'imyaka 18 hagiye kumara ukwezi yibana ni mu isantere ya Ryabega mu murenge wa Musaza mu karere ka Kirehe. Aba mu nzu nto iri ku ruhande y'umuryango umwe isobekeranyijemo ibikarito mu rugi, ahakabaye hajya ibirahuri. Muri make uyu mukobwa harasobanura icyatumye atandukana n'umubyeyi we agatangira ubuzima arimo avuga ko bumugoye. Tumaze umwaka umwe tubana, umugabo we yarapfuye, nyine nanjye arantoteza mu buryo bushoboka. Nyine kuko ubona ko mbaye nuko umushimisha ibyo guteka ibintu byose ndabyikana n'imyambaro byose nkishakira. Ntabwo ari ubuzima bworoshye burangumeranye. Agiye mba nicaye ku mutima wanjye mumva ndaturutse nka narira ndikodeshereza. Ayinkamiye wanagarukiye mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza ntabashe gukomeza kubera intonganya zo mu muryango, ngo yifuza impinduka mu buzima bwe. Umuntu wese yakumva kino kiganiro ndasaba yuko mwafasha
mukandwanaho nanjye nkabaho kimwe n'abandi bana se ko nanjye gukodesha mba mfite imyaka 18 naragera n'urugo rwanjye nimenyera buri kimwe cyose nkamenya ko umunyu uhari ubwo se nyine ni ibibazo kuri njyewe. Iki kibazo cyo kutumvikana n'umubyeyi we kandi ayinkamiye ngo yakimenyesheje ubuyobozi bumwegereye mu rwego rw'isibo n'umudugudu, aho uyu mwangavu agiye kumara ukwezi yicumbikiye mu isantere ya Ryabega, ni nko muri metero 30 uvuye aho mama watuye. Aho mama watuye naho twagezeyo naramubyaye amezi 9 bamuhunga, ariko uyu mwana maze Mukawizeye ari we nyina umubyara agaragaza ko uyu mukobwa we ngasa n'udashobotse. Uyu mwana ntawamungiriye kugise nk'abandi, ariko uzatunga umwana utajya gukora akirirwa hano aryamye buri gihe, wava gukora ugasanga ntiyanatetse ntiyakubuye, kandi igihe Mukawizeye nkava ku isuka ngasanga akarabye ikirenge yagiye, navuga ngo ndi umunyamafuti yageze kunkubita ndi umubyeyi, nzabaho nabi nzabaho umva ntago nkwanga narakubyaye, ariko icyo wankoreye nzarinda apfa ntakibagira. Ntimushobora kwiyunga se ubwo? Dore reka nkubwize abantu bo mu mudugudu babigiyemo n'umutekano byarabananiye, urumva njyewe pe ntawamundushije ubumwe naramwogeje amezi 9, ariko bitewe n'agahinda ntera Abaturanyi b'uyu muryango nabo hari icyo babivugaho, icyakora bagahuriza kugaragaza ko icyaba cyiza ari ukwiyunga k'uyu mukobwa n'umubyeyi we. Ntago yinzoga pe, ariko natwe ntitwibaza ikimutera gukora iyo ngiyo, dore nk'uyu mwana wamwirukanye aba mu geto, ariko twera tunane twimisibo yacu. Umwana abamama b'iki gihe nabo barananiranye. Uyu ni mama wawe yakubyaye akugira kugise cy'amezi imyaka amezi 9 umwe ahari abantu ntabura noneho twebere reka tumwuke mama we umva tega amatwi Mukawizeye uramufata nk'umwana wawe ahubwo ati nk'umwana w'ikirara. Arakoze ayinkamiye Rachel, namwe mudutiza amatwi mukomeze mudusangiza ibitekerezo byanyu. Ese ni ubuhe buryo bwiza bwo kwirinda amakimbirane hagati y'ababyeyi n'ingimbi n'abangavu? Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Madamu Hawa Usabimana ni impuguke mu bijyanye n'ubumenyamuntu. Avuga ko ababyeyi bakwiye kumenya ko hari ikigero umwana ageramo agashaka gutangira kwifatira ibyemezo, kandi ko abana nabo bakwiye kugira uruhare mu bibakorerwa, kuko nguko umwana akuze bigira uruhare runini ku hazaza he. Ibindi reka tubyumve mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Marie Claire Singizwe. Madamu Hawa, ubundi ni ryari umwana akwiye gutangira guhabwa uburenganzira n'ababyeyi be kugira ngo atangire kwifatira ibyemezo? Ntago wavuga ngo ni imyaka iyi mu by'ukuri ifatitse, ariko urebye ku bijyanye n'umuco ukareba n'imikurire y'umuntu, byibuze mu myaka 25 uwo muntu aba ari umuntu ushobora kuganirizwa, yahabwa n'ingero akabasha kuzumva. Ariko uri munsi aba kirimo kugenda ahabwa inama za buri kintu hato na hato. Nimbivuga muri uru rwego, umuco wacu nyarwanda hari ukuntu wafasha umwana, ufata umwana ugasanga umubyeyi yamwifiteho, aramuguyaguya muri hafi kubera ko ari ku muco uteye, ari ku burere bwacu buteye. Ariko kuko umwana mu mikurire y'umwana hari uko yisanisha n'ababona, hari n'icyo azaba cyo nyuma kugira ngo abe umugabo w'ejo hazaza, umugore w'ejo hazaza. Icyo gihe rero ntago azakomeza kuzajya asaba inama kuri babandi bamurera, kuri babandi bababyeyi be, ahubwo nyine agira igihe akabasha kuba yakwifatira nawe ibyemezo. Kuko nk'urugero, niba umubyeyi yashobora guhitamo kwambara ibitenge, gukenyera, umwana agahitamo kwambara akajipo kagufi cyangwa agakabutura ari umukobwa, umusore akambara ya pantaro icitaguritse deshire, umubyeyi hari igihe ashobora kubibona akabona ni ikibazo, ariko si ikibazo kuko niho isi bigeze, ahubwo amufasha kugira ngo abyumve n'impamvu yabyo.
n'uburyo bwo kubimukuramo rero akabikora ku buryo bwiza hatabayeho guhangana kuko birashoboka. nditsitsa ku bijyanye n'ingaruka kuko hari abana muganira akakubwira ati iwacu barankanira niyo mpamvu nshobora kugenda nihisha nkakora ibingibi n'ibingibi. ese ibyo bita gukanira bigira izihe ngaruka mu mikurire, mu mitekerereze ndetse n'imikorere y'umwana, ahanini biturutse ku babyeyi? Ingaruka zirahari. Icya mbere, iyo wa mwana abasha kumvira cyane ntago abasha no kugera igihe cyo kwifatira ibyemezo. Niyo yaba yageze igihe cyo kuba yakubaka urugo agashaka kugira ngo guhitamo bikorwe n'ababyeyi, kandi nawe hari ibimurimo, hari n'ibyo akunze, hari n'ibyo ashaka. Hakaba n'izindi ngaruka ndetse n'urupfu navuga urupfu ndetse cyane, kuko mu by'ukuri hari n'akana huye nayo y'umwana nyine wari atumvikana n'iwabo, aravuga ati aho kugira ngo bajye bahora bangira gutya bantesha umutwe, byiza nuko nakwiyahura nabiva mu buzima. Icyo gihe urumva ni ingaruka mbi. Ikindi, umwana hari igihe arambirwa ababyeyi, noneho akabona n'abantu bamutoteza aho kugira ngo abone nk'abantu bamufasha mu mibereho. Hari n'igihe atorongera, noneho tukavuga ngo yabaye ikirara. Ibyo byose ni ingaruka zishobora kuba muri cya kindi cy'uwo bakaniye cyane agashaka kubivamo ku mbaraga, cyangwa uwo bakaniye cyane akabijyamo cyane ku buryo atagira uruhare rwo kugira ngo ubwe abashe kwishakira ubwe uwaba we. Icyo nacyo ni ingaruka kuko ntago aba uwo ari we, ahubwo aba we mu babyeyi be. Turi kugenda tugana ku musozo, ariko ndagira ngo udufashe kumva iki kintu. Umubyeyi n'umwana uduteze amatwi aka kanya akwiye kumenya iki? Ndahera ku mubyeyi wenda mbere yo guhera ku mwana. Umubyeyi agomba kumenya ko nubwo ari umwana yabonye yabyaye, amenya ko akura. Buriya hari icyo kintu ntago abantu ababyeyi benshi babibona. Hari n'igihe usanga niyo yashatse ajya mu rugo kumwigisha uko urugo agomba kurutwara. Icyo gihe rero ntago biba ari byo. Agomba kumenya ko umwana akura mu gikuriro, agakura mu mitekerereze, agakura mu myanzuro, agakura no mu bwenge. Icyo kintu umubyeyi yagihaye agaciro, yabasha kugira ngo agendane na wa mwana babyumve kimwe. Ahubwo umwana nawe agomba kumva yuko ashobora kugira uruhare mu bintu bimukorerwa, ashobora kugira uruhare mu gutanga ibitekerezo, ariko akabasha kubisobanura, akamenya ko uruhare rwe n'uruhare rw'umubyeyi bigomba kugira akamaro mu mikurire ye y'ubwenge, y'igikuriro, y'imitekerereze ndetse n'imibanire, kuko hari igihe utabasha bitabayeho neza n'imibanire yawe n'abandi, nayo iba ikibazo, ndetse bikazakugiraho ingaruka nyuma ukuze, cyangwa se ubonye n'akazi ugasanga kubana n'abantu no kubumva birakugora. Bakunzi b'ikiganiro mukomeje kudukurikira, tugeze muri ka kanya tubagezaho ubutumwa mwatugejejeho ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize yavugaga ku bakobwa basaba abasore umubano, aho twibazaga tutese mutekereza iki ku bakobwa baterera abahungu ivi babasaba umubano. Reka duhere ku butumwa bw'irambo na Keni uherereye mu karere ka Bugesera, aho yagize ati umwari ubasha gutera ivi ni wo gushimwa cyane, hari benshi bagira isoni. Naho Nyandwi Emmanuel urindera ati ni igikorwa cy'ubutwari n'icyubahiro byerekana ko umukobwa ari serious mu rukundo, kuko iyo mukundana ntibiba bivuga ko uyu n'uyu ari we ufite inshingano zo gukora igikorwa runaka, kuko byose bisaba ubwumvikane, kubahana no kwitanga. Naho Patrick we yagize ati umukobwa atinyutse akabwira umuhungu ko amushakaho urukundo nta kosa y'abakozi. Jean de Dieu wati umukobwa ntereye ivi ntago nabyanga, ahubwo namushimira cyane. Dukomeza, Hakizimana Eric uherereye mu karere ka Kicukiro ati gutera ivi k'umukobwa si umuco nyarwanda. Dukomereze kuri Mutoni uherereye mu karere ka Huye ati kuba umukobwa yaterera ivi umuhungu ntacyo bitwaye mu gihe bakundanye. Naho Ndacyayisenga Weraris uherereye mu karere ka Huye nawe ati guterera ivi umusore ntibijyanye n'umuco nyarwanda hamwe n'indangagaciro z'umunyarwandakazi. Naho Nkurunziza Felicien uri Kanombe ati n'abakobwa baterera abasore ivi ati kuko ni igikorwa cyiza cyane. Naho Mudenge Vianney ati cyambere n'urukundo n'umukobwa yaterera ivi umusore. Ati urugero byambayeho mudamu tubana niwe wansabye urukundo kandi kugeza ubu tubanye neza binantera ishema. Dukomeza, Valentine uherereye mu karere ka Gatsibo ati ntabwo bikwiriye ko umukobwa aterera ivi umusore. Mukasindambiwe uri Gicumbi ati ntabwo bikwiriye si n'umuco nyarwanda, kuko iyo umukobwa atereye ivi umusore aramusuzugura. Bakunze b'ikiganiro mudukurikiye, ubutumwa bwa none mbuhiniye aha, tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Arakoze Christella, mboneyeho no kubashimira mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro cyagarutse ku makimbirane y'abangavu n'ingimbi n'ababyeyi.
mukomeze mutwoherereze ibitekerezo byanyu kuri iyi nsanganyamatsiko. Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Iyi numero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro mukurikira ku 104.3 FM ijwi rya Amerika, gihagarariwe na Ikiganiro Ejo. Mizero Crispin ari kubanga bw'ibyuma. Nge mwabanye nkanabagize iki kiganiro. Nitwa Ishimwe Honore. Mugira amahoro. Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu Kiganiro Ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira Ikiganiro Ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM.